Banyarwandakazi, telescopic fixing, hybrid car services and repair. Baje nk'igisubizo ku banyarwanda ku bantu batuze imodoka z'ama hybrid cyangwa se ama hybrid hamwe n'abantu batuze imodoka z'ama electric. Telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka agiye atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandel. Baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahabaye dukorera hano mu Gatenga ukimanuka Kicukiro centre utaragira ukirenga Meru Gatenga gatuya niho dukorera. Babantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo ngo amavuta ngo sinzi biki, turebaho dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane, harimo nk'uwitwa Paul ari uri kubona kuri ekran yawe, akora ku modoka yawe rikaka buryo n'ahandi wayobera. Dukora ibintu bigiye bitandukanye, dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha. Dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane n'izindi turazikora, ariko izi nizo twazobereyemo cyane. Mutugane aracyari Sankara da Premier umva. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sankara da Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri Kwizerwa Arts Furniture aho nje kubereka ibyiza biri muri Kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri wantu mukunda intebe za kwiri nazo twazibazanye, intebe nziza cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamenaho amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Aba intebe za original, intebe nziza cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana, za ntebe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore nta namukwime ewana. Hano ibintu aba ari fresh kabisa. Si ibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro, turayafite meza cyane. Wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Si ibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose rari muri Kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nkuko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki, cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje. Muri Kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe guys. Mutugane natwe iwanyu tubakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasa nabi guys. Thank you. No mungu wa Sankara da Premier hamwe na Kwizerwa Arts Furniture. God bless. Reka nkumenera ibanga niba ufite ibibazo by'uruhu kuko abamenye Mugisha Spa ubu byarakemutse neza. Aha dufite umwihariko kuri facial skin care, uburyo bwizewe bwo kwita ku ruhu rwo mu maso ugatandukana burundu n'ibiheri, imiburu, amasununu n'ibindi byose bituma uruhu rwawe rudasa neza. Dukora kandi na massage z'ubwoko bwose, harimo n'iy'umwihariko udashobora gusanga ahandi yitwa medorotherapy cyangwa wood therapy massage. Tugakora na waxing. Noneho rero wabura umugabo cyangwa umugore gusuka butanoza neza amabanga y'abashakanye, igisubizo ni kwa Mugisha Spa. Tugufasha kureka burundu ingeso yo kwikinisha, tukanavura ingaruka zose byaguteye. Abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, kubura ubushake hagati mu gikorwa, cyangwa abagore babuze amavangingo, igisubizo kiri kwa Mugisha Spa. Dufasha kandi abagore n'abakobwa bafite ibibazo by'ama-infection. Ikindi ngwino tugufashe gutandukana burundu n'ibibazo by'imitsi, rubagimpande, inzoka zo mu nda nka amibe n'ibindi bibazo byose bijyanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Wizuyaze rero gana Mugisha Spa aho dukorera hano mu mujyi wa Kigali, Kicukiro munsi ya Saint Joseph, cyangwa dusange ku ishami ryacu biri Rubavu mu mujyi. Ushobora no kuyoboza neza uduhamagaye kuri 07 88 45 02 45. Mugisha Spa, ubuzima buzira umuze. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye Sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, ama kamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda
ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi. Ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho. Urumva ibaza nawe Sankara mbavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Revision ngutegereje harutwaga amaviri wari wamagaye banyarwandakazi. Telescopic fixing hybrid car services and repair baje nk'igisubizo ku banyarwanda ku bantu batuza imodoka z'ama hybride cyangwa se ama hybrid hamwe n'abantu batuza imodoka z'ama electric. Telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka agiye atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandelle. Baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahabaye dukorera hano mu Gatenga ukimanuka Kicukiro centre utaragira ukirenga Meru Gatenga gatoya niho dukorera. Babantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo ngo amavuta ngo sinzi biki, turebaho dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane. Harimo nk'uwitwa Paul ari uri kubona kuri ekara yawe akora ku modoka yawe rikaka buryo n'ahandi wayobera. Dukora ibintu bigiye bitandukanye, dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha. Dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane n'izindi turazikora ariko izi nizo twazobereyemo cyane. Mutugane aracyari Sankara da Premier umva buri uzakira n'umuntu banyarwandakazi. Telescopic fixing hybrid car services and repair baje nk'igisubizo ku banyarwanda ku bantu batuza imodoka z'ama hybride cyangwa se ama hybrid hamwe n'abantu batuza imodoka z'ama electric. Telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka agiye atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandelle. Baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahabaye dukorera hano mu Gatenga ukimanuka Kicukiro centre utaragira ukirenga Meru Gatenga gatoya niho dukorera. Babantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo ngo amavuta ngo sinzi biki, turebaho dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane. Harimo nk'uwitwa Paul ari uri kubona kuri ekara yawe akora ku modoka yawe rikaka buryo n'ahandi wayobera. Dukora ibintu bigiye bitandukanye, dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha. Dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane n'izindi turazikora ariko izi nizo twazobereyemo cyane. Mutugane aracyari Sankara da Premier umva inshingano zanjye biri mu bikorwa byanjye. Factory was empty. Rwose uruganda nta kintu cyari kirimo. Go somewhere else after kandi rwose n'abana twari twarashimuse bari barimo babajyanye ahandi. breaking at the club. Rwose muhumure na club byabaye nabitunganye. We didn't lose anything of value. Ariko nubwo apfuye abasore bacu bacyana nta kintu cy'agaciro twabuze. Your investment remains secure. Rwose umutungo wanyu aho mwashoye imari aratekanye. Sasa maniga akorera banyarwandakazi. Telescopic fixing hybrid car services and repair baje nk'igisubizo ku banyarwanda ku bantu batuza imodoka z'ama hybride cyangwa se ama hybrid hamwe n'abantu batuza imodoka z'ama electric. Telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka agiye atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandelle. Baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahabaye dukorera hano mu Gatenga ukimanuka Kicukiro centre utaragira ukirenga Meru Gatenga gatoya niho dukorera. Babantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo ngo amavuta ngo sinzi biki, turebaho dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane. Harimo nk'uwitwa Paul ari uri kubona kuri ekara yawe akora ku modoka yawe rikaka buryo n'ahandi wayobera. Dukora ibintu bigiye bitandukanye, dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha.
dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane cyane n'izindi turazikora ariko izi nizo twazobereyemo cyane mutugane aracyari Sankara da Premier wumva. And then she walked out. I wanted to leave this country for good. Tubwira twajyanye akano gutera amagambo narivuze ko nava muri gihugu Burundi. Find somewhere safe, raise Shakano atekanye. our own family. Tukaba twaba mu muryango. Basically to save ourselves. Twashaka kwitabara. She was obsessed with Ariko umugore wanjye yashaka gutabara bano bana bagenda babura. how close she was until after she was gone. Ati ntango nari Banyarwandakazi, telescopic fixing, hybrid car services and repair baje nk'igisubizo ku banyarwanda ku bantu batuze imodoka z'ama hybrid cyangwa se ama hybrid hamwe n'abantu batuze imodoka z'ama electric. Telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka agiye atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandelle. Baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahabaye dukorera hano mu Gatenga ukimanuka Kicukiro centre utaragira ukirenga Meru Gatenga gatoya niho dukorera. Babantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo ngo amavuta ngo sinzi biki turebaho. Dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane harimo nk'uwitwa Paul ari uri kubona kuri ekran yawe akora ku modoka yawe rikaka uburyo n'ahandi wayobera. Dukora ibintu bigiye bitandukanye, dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha. Dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane cyane n'izindi turazikora ariko izi nizo twazobereyemo cyane mutugane aracyari Sankara da Premier wumva.